Yesu Kristo ashimwe, tugeze ku munsi wa 82 dusoma Bibiliya, turi mu gitabo cya mbere cy'Abami, uyu munsi turatangira dusoma ibice 16 dusoreze ku bice 17. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ibyo ku ngoma za Basha na Era na Zimuri na Umuri. Bukeye ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yehu mwene Hanani rihana Basha riti, nagukuye mu mukungugu ndakogeza nkugira umutware w'ubwoko bwanjye Abisiraheli. Ariko none uragendana ingeso za Yerobowamu woheje ubwoko bwanjye Abisiraheli ngo bacumure bakandakaza ku byaha byabo. Umva nzakukumba rwose Basha n'inzu ye nyihindure nk'iya Yerobowamu mwene Nebati. Uwa Basha wese uzagwa mu mudugudu azaribwa n'imbwa, uzagwa ku gasozi azaribwa n'inkongoro. Ariko indi mirimo yose ya Basha n'ibyo yakoresheje imbaraga ze, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abisiraheli? Nuko Basha aratanga asanga ba sekuruza, bamuhamba i Tirusa, maze umuhungu we Era yima ingoma ye. Nuko ijambo Uwiteka yatumye umuhanuzi Yehu mwene Hanani rihana Basha n'inzu ye bazira ibyaha bakoreye imbere y'Uwiteka byose, akamurakaza ku byo yakoraga, akamera nk'ab'inzu ya Yerobowamu, kandi azira nuko yamwishe. Mu mwaka wa 26 wo ku ngoma ya Asa umwami w'Abayuda, Era mwene Basha yimye muri Isiraheli, atura i Tirusa, amara imyaka 2 ari ku ngoma. Bukeye umugaragu we witwa Zimuri, umutware w'igice kimwe cy'amagare ye, aramugomera. Icyo gihe Era yari i Tirusa ku munyarugo we Arusa, yanyweraga gusinda. Zimuri arinjira aramukubita aramwica, aherako yima mu cyimbo cye. Kandi icyo gihe Asa umwami w'i Buyuda yari amaze ku ngoma imyaka 27. Amaze kwima akaba yicaye ku ntebe y'ubwami, yica ab'inzu ya Basha bose, ntiyamusigira umwana w'umuhungu n'umwe cyangwa uwo muri bene wabo cyangwa uwo mu nshuti ze. Uko niko Zimuri yarimbuye ab'inzu ya Basha bose nk'uko Uwiteka yari yaravuze abivugiye mu muhanuzi Yehu kuri Basha. Yabahoye ibyaha bya Basha byose n'iby'umuhungu we Era biyononesheje, bakabyoshya n'Abisiraheli ngo bacumure bakarakaza Uwiteka Imana ya Isiraheli ku bitagira umumaro byabo. Ariko indi mirimo yose ya Era n'ibyo yakoze byose, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abisiraheli? Mu mwaka wa 27 Asa umwami w'Abayuda ari ku ngoma, Zimuri yarimye atura i Tirusa, amara iminsi 7 ari ku ngoma. Icyo gihe abantu bari bagerereje i Gibetoni y'Abafilisitiya. Nuko abantu bari mu rugerero bumva bavuga bati, Zimuri yagomye yishe umwami. Maze uwo munsi Abisiraheli bose baherako biyimikira Omuri umugaba w'ingabo aho bari aho mu rugerero, kugira ngo abe umwami w'Abisiraheli. Uwo mwanya Omuri n'Abisiraheli bose bava i Gibetoni barazamuka bagota i Tirusa. Zimuri abonye ko batsinze umudugudu, yinjira mu gihome cy'inzu y'umwami, yitwikiramo arapfa, azize ibyaha bye yakoze ubwo yakoraga ibyangwa n'Uwiteka, akagendana ingeso za Yerobowamu n'ibyaha bye yoheje Abisiraheli ngo bacumure. Ariko indi mirimo yose ya Zimuri n'ubugome bwe, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abisiraheli? Hanyuma y'ibyo Abisiraheli bigabanyamo ibice 2, igice kimwe gikurikira Tibuni mwene Ginati kugira ngo bamwimike, ikindi gikurikira Omuri. Ariko abakurikiye Omuri banesha abakurikiye Tibuni mwene Ginati. Tibuni arapfa, Omuri arima. Mu mwaka wa 31 Asa umwami w'Abayuda ari ku ngoma, Omuri yimye muri Isiraheli, amara imyaka 12 ari ku ngoma. I Tirusa yahamaze imyaka 6.
bukeye agura na Shemeri umusozi w'i Samariya, atanga italanto z'ifeza ebyiri yubaka kuri uwo musozi. Umudugudu yubatse awita Samariya, awitirira nyirawo Shemeri. Ariko Omuri akora ibyangwa n'Uwiteka, arusha abamubanjirije bose gukora nabi, kuko yagendanaga ingeso zose za Yerobowamu mwene Nebati, no mu byaha bye yoheje Abisiraheli ngo bacumure, bakarakaza Uwiteka Imana ya Isiraheli ku bitagira umumaro byabo. Ariko indi mirimo ya Omuri yakoze n'ibyo yakoresheje imbaraga ze, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abisiraheli? Bukeye Omuri aratanga, asanga ba sekuruza bamuhamba i Samariya, maze umuhungu we Ahabu yima ingoma ye. Mu mwaka wa 38 Asa umwami w'Abisirayeli ku ngoma, Ahabu mwene Omuri yimye muri Isiraheli, amara imyaka 22 ari ku ngoma ya Isiraheli atuye i Samariya. Ariko Ahabu mwene Omuri akora ibyangwa n'Uwiteka kurusha abamubanjirije bose, nuko bimubereye bito kugendera mu byaha bya Yerobowamu mwene Nebati, ariyongeranya arongora Yezebeli umukobwa wa Etibali umwami w'Abasidoni, aragenda akorera Bali arayiramya. Yubakira Bali icyotero mu nzu ya Bali yari yubatse i Samariya, kandi yiremera Ashera. Ndetse Ahabu arusha abandi bami b'Abisiraheli bamubanjirije bose kurakaza Uwiteka Imana ya Isiraheli. Ku ngoma ya Ahabu, Hiyeli w'i Beteli yubaka i Yeriko. Igihe yubakaga urufatiro, apfusha umwana we w'imfura witwaga Biramu. Ashinze ibikingi by'amarembo, apfusha umuhererezi we witwaga Segubu, nk'uko Uwiteka yari yaravuze abivugiye mu kanwa ka Yosuwa mwene Nuni. Igice cya 17. Titire yaho iravuga ngo Eliya ateza amapfa yihisha ku kagezi kitwa Keriti. Bukeye Eliya w'i Tishubi, umwe mu basuhuke b'i Galeyadi, asanga Ahabu, aramubwira ati, ndahiye Uwiteka Imana ya Isiraheli ihoraho, iyo nkorera iteka, yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka keretse aho nzabitegekera. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti, va hano ugende werekere iburasirazuba, wihishe uruhande rw'akagezi kitwa Keriti, ahateganye na Yorodani. Uzajya unywa amazi yako, kandi ntegetse ibikona kujya bikugemurirayo. Nuko aragenda agenza uko Uwiteka yavuze, ajya kuri ako kagezi Keriti ahateganye na Yorodani, agumayo. Ibikona bikajya bimuzanira umutsima n'inyama uko bukeye uko bwije, kandi akajya anywa amazi y'ako kagezi. Hashize iminsi ako kagezi karakama, kuko nta mvura yagwaga muri icyo gihugu. Eliya ajya i Sarefati acumbikirwa n'umupfakazi. Bukeye ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti, haguruka ujye i Sarefati h'Abasidoni abe ariho uba, hariyo umugore w'umupfakazi, niwe ntegetse kugutunga. Nuko arahaguruka ajya i Sarefati. Ageze ku irembo ry'umudugudu, ahasanga umugore w'umupfakazi utoragura udukwi. Eliya aramuhamagara aramubwira ati, ndakwinginze nzanira utuzi two kunywa mu gacuma. Nuko ajya kuyazana. Akigenda aramuhamagara ati, ndakwinginze unzanire n'agatsima mu ntoki. Nawe aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho, nta gatsima mfite keretse urushyi rw'agafu nshigaje mu giseke n'uturanguzwa tw'amavuta mu mperezo. Ubu dore ndatoragura udukwi 2 kugira ngo nsubire mu nzu nkivugire n'umwana wanjye ngo tukarye twipfire. Eliya aramubwira ati, witinya, genda ubigenze uko uvuze, ariko banza umvugiraho akanjye ukanzanire hano, maze ubone kwivugira n'umwana wawe. Kuko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze itya ngo, icyo giseke ntabwo kizaburamo ifu, n'amavuta ntabwo azabura muri iyo mperezo, kugeza ku munsi Uwiteka azavubira isi imvura. Nuko aragenda abigenza nk'uko Eliya yamubwiye, kandi uwo mugore na Eliya n'abo mu rugo rwe bamara iminsi babirya. Icyo giseke nticyaburamo ifu, n'amavuta ntiyabura muri iyo mperezo nk'uko Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Eliya. Hanyuma y'ibyo umwana w'uwo mugore nyir'urugo ararwara, indwara ye iramukomereza kugeza aho yamumariyemo umwuka. Nyina abwira Eliya ati, mpfa iki nawe, wa muntu w'Imana we? Wazanywe no kwibukiriza icyaha cyanjye unyiciye umwana? Eliya aramubwira ati, mpa umwana wawe.
nuko amumukura mu gituza, agenda amuteruye, amwurirana mu cyumba cyo hejuru yari acumbitsemo, amurambika ku buriri bwe. Aherako atakambira Uwiteka ati, ayi Uwiteka Mana yanjye, uyu mupfakazi wancumbikiye nawe umuteje ibyago, umwicira umwana. Maze yubarara ku mwana gatatu, atakambira Uwiteka ati, ayi Uwiteka Mana yanjye, ndakwinginze ubugingo bw'uyu mwana bumusubiremo. Uwiteka yumvira Eliya, ubugingo bw'uwo mwana bumusubiramo, arahembuka. Eliya yenda uwo mwana, amukura mu cyumba cyo hejuru, aramumanukana amushyira nyina. Eliya aramubwira ati, nguyu umwana wawe ni muzima. Uwo mugore abwira Eliya ati, noneho menye ko uri umuntu w'Imana koko, kandi ko ijambo ry'Uwiteka uvuga ko ari iry'ukuri. Imana yo mu ijuru rero ibaha umugisha. Tuzakomeza ejo n'igice cya 18 ndetse n'igice cya 19. Mugire icyumweru